nyaka amana kugwiza imbaraga no mu bihe bikomeye Mumeze mute abantu bakunda Seben muri tayari bacuranga irindi abantu bakunda Seben ndabizi muri benshi
bashaka umukunga tugiye kumukunga sasa dusoze.
abantu twabanye Imana ibaho umugisha cyane, twataramye birenze pe kandi umwanya munini, ariko hari akaririmbo nshaka gusorezaho. Karirimbo Richard yaririmbye hamwe na Niyo Bosco. Hajya ni Niyo Bosco cyangwa ni Shiti Bosco, ayo mazina za ncanga
Nshuti Bosco ni inshuti niwe iririmbye ngo nanjye ndi mubo yanyuze wambaye agirira ibambe n'urukundo aranyura arangiza ishuri yanjye yose yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yavutse inguma zose nari mfite nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye anyirira ibambe n'urukundo aranyobora aramyiza ishuri yanjye yose. Haleluya ayewe akendirimbo sharisha ndagukumbuye wa ariko wa munsi hari umunsi twavuganye tuzobona umeze ubike save the date jena Richard dufite save the date Gatete Josh indirimbo ngo iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe ramburu kuboko kwawe nami mana yacu umburi ikiganza cyawe duhazwe n'ibivi wawe. Haleluya haleluya Imana umugisha Gatete rwose ari mu abantu bagize uruhare kugira ngo indirimbo abantu muyimenye muyikunde bari bwinshi Gatete yararugize kubw'indirimbo yarayikunze cyane ayitakazaho imbaraga nyinshi. Frank kiongozi Frank uko wapi? Gusenga kwanye kukugeo manurama oro mwana nijoro mu bihe byose umbe umumugi shawe kukutanga namubabaru Arindi Frank yaririmbye ngo niyo nkunda cyane iraje oya tunaendelea mbele
Frank yaririmbye indirimbo sivuze umunsi wari ariko uwo munsi nari maze iminsi tumbira amaso bantu cyangwa ku bintu gatekereza ku bantu nk'abo uyu muntu yongeza kuri iki ibintu byongeza kuri ibi like this naho ko murabyumva ariko umunsi iyo ndirimbo nyihabwa Frank yari yaririmbye sinamenye ibihe ndimo nisanze gusa ndi mu kindi kirere iyo ndirimbo ya Frank yangizeho ububasha kandi nawe ndakwinginze tumbire Yesu uwo muri gukurikira hano uri umuyisilamu cyangwa uri ufite idini rindi usengeramo yewe wowe uri n'umudivantiste cyangwa se uri n'umukristo bisanzwe muri abaporo bacu ariko utaratumbira Yesu birashoboka abantu bangurikiranye ko ndababona uko mungana ti muri bake kandi ndi muri benshi ariko bake bari hano bake muri kundeba ushobora kuba utaramwakira cyangwa se uzi undi muntu utaramwakira uzi ko nimba uzi umuntu utaramwakira ari ikibazo ufite ikibazo ariko wowe utaramwakira ukungurukirana naya mahirwe mbonye yuko bwira haleluya tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo ubuzima bwawe tumbira Yesu yo ubuzima bwawe tumbira Yesu niwe subizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe haleluya noneho mubabarire mbabwire mutaragenda cyangwa se nje ndaragenda kandi amasaha yo kuva online hano ko ndabona agiye kwegereza umuntu unyandikiye ngo se ubona Frank ari umuririmbyi ukomeye hakomeye jewe iyo bari kuririmba abaririmbyi uwo ari wese mucurangira azaririmba kumva imbaraga z'Imana ariko Frank kandi si ukumupenderea cyangwa si ukumupendekeza niba ari ukumupende kuko kubera ko tubana kenshi yari kuririmba biranyorohera gufashwa kubera ko niwe turabana nyine aririmba deja namaze azatangira kuririmba nageze iriya ariko n'abandi bazi kuririmba nyine nyumve neza hari ijambo ushaka kubabwira ariko ijambo ryanejeje Yesu yahagaze mu cyimbo cyanje urubanza ibyabyanje n'urukundo rw'inshuti yanjye batunyivira n'urukundo rw'inshuti yanjye watunyivira. Abantu bari kuza Umukunga uyu nguyu official Umukunga ni wa niko dushaka ndaho bacurangira ariko kwanza mwaje mutinze maze kucura mwanya muri abantu bari kumwashira Umukunga ndaje ushema ariko
nizere ko mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nkawe umuraza kuromba wakiriye Yesu, nimba warakiri nimutaramwakira genda usange abapasiteri cyangwa abadusengera bakwatuze wakiriye Yesu. Wewe Jimmy pianist ndakuzi wowe wakiriye Yesu. Hari abantu bazacuranga batarakira Yesu. Nimba utarakira Yesu witekerezeho, ni muzima, yarapfuye arazuka muzima. Ese vuga ngo oya umureni yazutse. Uwo ni Yesu, niwe Trezor yaririmbye aravuga ngo Yesu yarazutse, yarapfuye arabambwa arazuka, ubu ni muzima mu bapfuye. Haleluya. Abantu mugende mwakire Yesu. Jewe nico gitaramo nagize cy'umunsi. Abantu mugende mwakire Yesu, tutazatugenda tugatarama tugasirimba, ariko abantu kandi mureke mbabwire hari ibintu byiza biba muri Yesu. Muri imwe yararirimba ngo harimo ibyiza gusa bineze z'umutima, harimo ibyiza gusa bineze z'umutima, harimo ibintu byiza byose. Josiane niko yaravuze hano, aravuze ngo abantu nimwakire, harimo ibintu byose, harimo ibintu byose Yesu Kristo abantu bakeneye, abantu bakeneye. Uziko ana abantu baba bakeneye kwiga barabuze minervare, hari abantu baba bakeneye ubuzima, gukira indwara, ibyaha byara. Uziko hari umuntu ufite icyaha cyamunaniye, telo beza singiye kuzuzwa none online ndaje. Hari abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bagira icyaha cyabananiye, bagira ikibazo cyabananiye, bananiwe kuva kuri icyo kintu, byarananiranye. Azayisanga yakiguyemo, azayisanga buri ko agiye, buri ko abyutse, azayisanga icyaha cyamubase. Sinzi indirimbo, iyo ndirimbo ivuga neza gutyo, amagambo sinyazi neza, ariko aravuga ngo we ufite mbese ufite ucaca kubaye wakaramata bw'indu nanzi wawe ukimureke akirukize umudendezo, mbese ufite ubwoba kutazaye. Abarinzi birirwa baririmba, abacuranzi birirwa bacuranga, abantu birirwa ibitangaza byarabaye, ariko kubera iki udafata umwanzuro? Kubera iki uri muri ibyo ntibikurimo? Izo ntibikurimo. Ni uhindura amateka, uwari umushumba kaba umwami, nta na kimwe kimunanirage nk'ibihe. Niwe wibura batware akimika mugiye, nta na kimwe kimunanirage. Niwe ureba mu nda y'ingumba akabonesha nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Kuririmba si ibintu zanje, zandirimba iyo nagize muri studio cyangwa se nabipanze. Ubu sinabipanze gusa, turi mu gitaramo ka Frank apana Frank mugenzi wanje, hari undi Frank Vocal n'umuririmbyi mwiza cyane. Muramubona umuntu washize itundu twa fire, nimba hayanseka sinzi, ariko muri
mwiza cyane jewe sindumuririmbyi pe ariko ko ndabyiga vuba cyane ndabakorera ibintu biteye ubwoba ahindura umubabaro akawuhindura ibishimo biza nta na kimwe kimunanira bayi ndabasezera Imana ibamugisha ngiye kwita ku mwana yeme ndashima Imana yambaye umwana ikamba n'umudamu nyasafari umwana karamba abantu bari baza kumukunga naho gutaha reka nite ku mwana nicyo kintu cya mbere